Sana muri saba. Abari mu kimbasi. Ubundi nta muntu wagira gusa. Bana yasanga yagukunda. Be, kari binjira nta kibazo. Kanigendere da urambabarira. Ibyiza umaze uteze sha nijoro twari kumwe ariko n'ubu ndumva nongeye nagukumbuye. Wabyutse ugiye gusenga? Bigeze ku rusengero ndakubwira mvayo senga. Bisanzwe nyine n'imbwa nyibyuka umwenda umeze neza ngera ngwemo bana yanjye shaka urakeye pe mana so tudakomeza hano muri saba abari mu kimbasi ubundi nta muntu wagira gusa bana yasanga yagukunda wawe. Sorry, Niko nawe watinze kongeraho. Haramuje gucana. Ariko nagerageza. Cyane kabisa ibyumba muri gukunda. Ayo kumbe riko turi kumwe. Ndaseka biri bushitse. Yes. Biravana ukwita kirenda kunyica. Turatemba ituto wagira ngo sijya wisiga amata. Sha ukunze imbere nyuma kalisa n'ibintu. Telefone. Oya, abajibire ndeze nta mpamvu. Bateka mutwe ntibajye babura. Reka ramubwire ejo ndi Uganda. Njye kwambo ntaciye igikobwa gifite amana yo kudedera. Nakibwira, umva se kunamusa mubwira. Nahise mugati we ntwarusha ubusheri wanjye mfite mu Rwanda. Reka muri business nzagenda kima. Abikora kima yega icyo. Nawe ukabyesha. Nari kumbe n'ukuri. Size mubege. Nari gukumbuye ari kuri. Shashu. Iyi saro umusiga ujyamo. Iyo ndaza ko yamamaza. Abagande bazashiramo baza neza. N'ukuri. Uzi ukuntu banyemera? Iyo ngezeyo ndavuga rikijyana. Wambwa wicara hariya. Ni hariya nyine. Aho gusishije ngo byukaye bakabinza. Njya gutekera. Kanze mutekere. Kugarape ya wagize ugashaka umugore koko nase maye koko ibyo bintu koko nawe uracyabyibazaho ma amafaranga urayafite gabanya gucembura cyo kugira ingarama kirambi ushaka umugore sibyo kamubwire buragambaze nkubwire yego ibintu byo kuvuga ngo ushaka abagore man ubusuna buzi iki cyatuma nshaka umugore hari umwana ufite umwana se mushaka namubona kuko nimba mvuze ati akanya ngiye kuvugisha umugore wanjye asi ubu nimba cakuru ubundi gituma umuntu ashaka niki nyine no gushaka ukubaka famille nk'abandi bose bareka kurumbira umuryango w'igihugu uya famille n'ubundi wayubaka nta utayubaka ahubwo wayubaka ryari
wayubaka ryari nta kanya ubishaka wayubaka ariko igituma umuntu ashaka ni ukuzana umwana ukinezeza nawe mukanezerwa na bikarangira sicyo se umugore reka nongeye nkwereke sibyo uhembwa miliyoni 2 buri kwezi nutandura sida uzangaye washatse umugore w'icyuma maguru make ibya sida byo sinzi ahubwo ikintu kibanze gisa nkaho cyaba cyakwihutwa kugira ngo wewe wemere ko yuko iby'abagore byo gushaka nta kintu biba bikiri hasi uretse gato mbanze mpamagara mu baby umwe wanjye kandi uhita ubyemera ubyiyumvire nawe mugiye gukorana ubukwe si cyane waguceba oya iby'ubukwe kandi uba ko iby'abagore mani biri hasi hamagara za kwanduze sida oya nta bya sida ahubwo uretse nze wumve uburyo biba byiyemereje ntabwo yayifata arabizi ko wabaye indaya oya da uriya musisita aranze maye ntabyo aranze reka ndabona atari kumfata ariko uretse nyuma y'iminota mikeya ntabwo subizi sase nk'ukuntu uzi wowe Baby, uruhamu. Baby, listen to me. Listen to me, this. Umva se, nari kubera mama ahubwo wowe ntegereza basi minota 5 usibye ntacyo reka nanjye do isani ifite hano buri imbere yanjye uretse gato nigutegereze nawe tukumvisha kiri kandi urabira isura uvugisha ukuri ngo ndazi sawa urinde ngo umuvuga ubuzima bwabo bufite ikibazo reka ngende sibyo afite ikibazo nse urambura iti ko waruhiye nagure oya pe basi reka ngende nta kibazo reka urugendo rwiza kwemera nikora se ryarwamba muri yagiye gute ugaturuka mwe ndiye konyine nta kundi nzankubita ikibota sihumva se ngo bagiye guhita yizana kuko bitera amafaranga ngiye mba mfite ngiye nkura kuri telefone mu bebe ahita yizana ubu ari mu nzira ze tayari ubu ngubu arimo araza si gusa be kari binjire nta kibazo biracamo neza ko nawe watinze kanigendere da urambabarira uriya ni petit frere wanjye aba yaje kunsura anganiza ambwira ibintu bitabaho nyine ntabwo nyine urabona sinakwiye mu mwanya nk'umuntu wanjye sibyo se none se none biracamo ntarebe Simai. aha Mzee. yewe Mzee. ndashima rurema yego Nice. ahangaha mvuye Nyagasambu Yes. mudakata hano hepfo gatoya Wari uzi ko ntuye muri izi karitsiye? oya Nsigaye ntuyahiga uretse ko ari akantu ngiye kureba kuri botike negerereje na sheri wanjye nyine yari agiye kuza kumusura. nawe se ufite agatako muri iyi minsi Ntabwo kaba. katurebe Shaka nkwereke mu turebe icyo gitomati cyawe ntuye shana na zuminze fresh.